nyuma y'uko hatangajwe amakuru atandukanye yemeza ko hari ama exchange atandukanye azahagarika imirimo yayo cyane cyane mu bihugu by'i Burayi. Ni nyuma y'uko hasohotse itegeko rya MiCA rikumira buri exchange cyangwa se projet dafite icyangombwa license itangwa n'iyo MiCA. Hasohotse amakuru atandukanye yemeza ko nka Binance ishobora kuzahagarika imirimo yayo mu gihe iri tegeko ryaba ritangiye kubahirizwa. Ubwo nyine bisobanura ko muri Binance badafite iryo tegeko ribemerera kuba bakorera muri Europe. Bisobanura ko baba basigaranye amasoko yandi anyuranye ku isi, ariko muri Europe uhakuyemo kandi ama exchange yungukira ku kuba tuyakoresha turi benshi, cyane cyane abo mu bihugu by'i Burayi, kubera ko umukiriya umwe wo muri biriya bihugu abashobora kuba yakuba abakiriya 10 bo ku mugabane wa Afurika muri rusange bitewe n'amafaranga babikamo. Ibyo rero byakomeje kusirikira ku mbuga nkoranyambaga, cyane cyane mu baganira ku mafaranga ya crypto cyangwa se blockchain, bibaza nimba icyo ari cyo gihe cyo kugira ngo amategeko yivange muri crypto. Ubundi ni ukubera iki none hari bwo iri tegeko rikenewe? Impamvu none hari bwo iri tegeko rikenewe, uzabona muri Europe batangaza ko MiCA igomba kubikurikirana, hanyuma muri Amerika bakavuga ko Clarity Act igomba kubahirizwa. Wagera mu Rwanda Nyarugenge ugasanga inteko nshinga amategeko iri kwiga nyine ku itegeko rishobora kugenzurira ifaranga rishingiye ku ikoranabuhanga. N'ubundi impamvu yabyo byose nuko mbere mu myaka yatambutse ntago aya mafaranga ya crypto yafatwaga nk'amafaranga ashobora gukoreshwa n'amareta y'ibihugu cyangwa se guverinoma, kubera ko aya mafaranga yakundaga gukoreshwa na benshi mu batavuga rumwe n'ubutegetsi. Icyo bayakundiraga nuko transactions y'aya mafaranga ntago zigenzurwa, ntago bakorerwa validation n'abantu bagize agatsiko runaka nka banka cyangwa se abandi, ahubwo bikorwa mu buryo bw'ikora kuri smart contract hanyuma bikanibika aho ngaho. Bityo abenshi bayakoreshaga nyine mu bikorwa bidasobanutse bidakeneye historique muri bank, ariko nanone uko isi igenda itera imbere bagenda babona ko ari ngombwa ko biyegereza ifaranga. Ni nako kandi bigomba guhita bigenda mu gihe cyose atangiye gukoreshwa na leta z'ibihugu na guverinoma, ko agomba gushyirwaho amategeko n'amabwiriza agenzura iri faranga kugira ngo hadakomeza kuzamo amananiza cyangwa se n'ibyaha byakorerwagamo muri rusange. Hanyuma nyuma y'uko hasirikiriye ko Binance ishobora gufunga imiryango igahagarika serivisi zimwe na zimwe yatangaga cyane cyane mu Burayi, abenshi bakomeje kwibaza icyaba cyabaye kuri Binance. Ese koko Binance yananiwe kubona license ya MiCA? Ese Europe irafunga amarembo ya crypto mu gihe ama exchange yananiwe kubona iyi license, cyangwa hari ibindi byihishe inyuma y'ibi byose? Ni nako nguhikaze hano ni kuri Rugwiro Prozone Official. Ibiganiro byacu byibanda ku mafaranga ashingiye ku ikoranabuhanga rya blockchain. Ibyo tubiganiraho kugira ngo twongere ubumenyi, twinjire mu isi ya Web3 maze tubibyaze umusaruro. Muri iyi video rero tugiye kurebera hamwe ibyabereye mu Bugereki, impamvu Binance yahisemo kwisubiraho ku munota wa nyuma, nicyo ibi bishobora gusobanura ku bakoresha crypto mu Burayi, ndetse n'ingaruka bishobora kugira ku isoko ryose muri rusange hirya no hino ku isi, aho Binance yari isanzwe ifite abakiriya. Uraza gusabwa kutureba kugeza ku musozo kuko hari byinshi tugiye gusobanura nyine muri iki kiganiro. Reka duhere kuri MiCA kugira ngo tujyane n'ikiganiro gisobanutse. Ubundi MiCA bivuze crypto, itegeko nyine rigenzura crypto marketing, crypto assets. Ahangaha aya ni amategeko mashya ya European Union agamije kugenzura uko crypto ikora mu Burayi. Igitekerezo nyamukuru cyo gushyiraho iyi MiCA nuko basaba exchange byibura kuba yabonye license cyangwa se uburenganzira bwo gukorera mu gihugu kimwe mu bigize European Union, hanyuma ugahabwa uburenganzira bwo gukorera nyine mu bindi bihugu 27 bya EU. No kuvuga ngo nihaboneka license imwe exchange ikuye mu gihugu kimwe mu bigize European Union, iraza guhabwa amahirwe yo gukorera mu bindi bihugu bisigaye. Ibi byangombwa rero bigomba kuba bigonga nyine ibigo nka Binance mu gukorera
i Burayi hose mu gihe batari babona license mu gihugu kimwe runaka. Binance rero yahisemo iki nyuma yo kubona aya mabwiriza? Mu ntangiriro z'uyu mwaka Binance yashyize ubusabe bwo kubona iyi license mu Bugereki. Intego yari yoroshye kubona uruhushya rumwe, hanyuma ibikorwa bigakorera Burayi hose. Hari abantu rero bamwe batangiye kuvuga ko Binance yananiwe cyangwa se yatewe utwatsi mu kubona iyi license, ariko amakuru atangazwa mu buryo bunyuranye. Twe tugiye kwifashishwa n'inkuru yavuzwe kuri Binance Soya, aho batangaje ko icyabaye muri Binance ari uko yahisemo gukuramo ubusabe bwayo cyangwa se kurotira candidature mu gihe icyemezo cya nyuma kitari cyafashwe. Ibyo si ukunanirwa, ahubwo bakuyemo ubusabe bwayo. Ni nk'umuntu ushobora kuganira wenda n'ikigo runaka mu gihe amasezerano atarashyirwaho umukono, uwo muntu akikura muri bwa busabe. Ni nk'uko ushobora kwitabira irushanwa mu gihe ritaragera ku musozo ugahita wikura mu irushanwa. Inkuru ziri kuvugwa rero inyuma y'ibi byose, hari abasesenguzi bavuga ko hashobora kuba hari igitutu cya politiko cyangwa se inyungu z'ibigo bikomeye by'imari biri inyuma y'ibi ngibi. Ariko hano ni ngombwa kuhitondera mu gihe cyose ukora ibijyanye na crypto. Nta gihamya rusange gihari cyemera ku mugaragaro ko ECB cyangwa se Christine uvugwa muri iyi nkuru ugomba kuba yasaba iyi license ya Binance yaba yahagaritse ubu busabe bwo kwakira Binance license yo gukorera i Burayi. Icyo tuzi nuko Mika iri guhindura uburyo crypto igenzurwamo. Ibigo byinshi biri guhinduraho bishyira license zabyo, kubera ko hari ushobora gutekereza ko yayibona mu gihugu runaka, undi ati ni muri iki gihugu bishoboka. Bari gusaba nyine mu bihugu bitandukanye, ntabwo ari igihugu kimwe. Kandi Binance yavuze ko ikomeje gushaka ubundi buryo bwo gukorera i Burayi bitanyuze mu gutanga candidature muri gihugu runaka cyangwa se mu gihugu yo yari yahisemo. Ibi rero ni gahunda cyangwa se strategy Binance iri gukoresha kurusha izindi exchange ku isoko. Kuki ibi bifite akamaro ku bakoresha crypto? Ni ukuvuga ngo iyo exchange nini ihuye n'izi mbogamizi, ako kanya icyitwa liquidity gishobora kugabanuka, spread zikazamuka, ubucuruzi bugahenda cyane. Niyo mpamvu muri buze kubona nka Bitcoin igenda imanuka isubira ku 59,000 izamuka ku 60,000. Abakiriya bari kwibaza ngo nahangaha ho kubika amafaranga cyangwa nahangaha ho kubika amafaranga muri rusange. Twibuka ko kandi abari mu bihugu by'Uburayi baba bafite amafaranga menshi kuri twebwe turi muri Afrika. Kandi Mika ishobora no kuzana kurinda abantu bakoresha crypto muri rusange. Ibi biri mu byiza ishobora kuzana: gukurikirana amafaranga, gutuma amasoko aba afite amabwiriza asobanutse. Bivuze ko hari inyungu n'imbogamizi icyarimwe tugomba kwitega twebwe dusanzwe mu isi ya crypto. Ese abakoresha Binance bakwiye kugira ubwoba muri rusange? Kugeza ubu niba ukoresha Binance, amakuru yatangajwe n'ikigo cya Binance nuko amafaranga y'abayikoresha akomeza kuba akora neza kandi atekanye, kandi serivisi zigakomeza uko byakabaye. Ariko nkuko bisanzwe ku bantu baba mu isi ya crypto, ntukishyireho nyine kuri headlines gusa, ntukayishingikirije. Reba amakuru agezweho buri kanya kandi ugiye utegereza igihe kirekire mu gihe winjiye mu isi ya crypto, kuko ku mbuga nkoranyambaga hatangiye kugaragara benshi barikarama ko amafaranga yabo ari kugabanuka mu buryo budasubirwaho. None se ubibona ute? Ese iyi Mika izafasha crypto gukura cyangwa izatuma amasoko ananirwa hanyuma isi ya crypto irangire burundu? Uraza kwandika igitekerezo cyawe muri comment, hanyuma dukomeze kungurana ubumenyi. Niba ukunda amakuru ya crypto, blockchain ecosystem cyangwa se ugambiriye kumenya utility muri Pi Network, Web3 muri rusange, urasabwa gukomeza kudukurikira. Ibiganiro byacu byo nakagaruka. Hanyuma kandi ku bantu bibaza nimba
nyuma y'iyi nkubiri hazakomeza kubaho ibikorwa muri rusange nk'imisoro. Ku bantu basanzwe bakoreramo nka trading muri Binance nuko mu gihe wakurwagaho wakatwaga transaction cyangwa se gas fees mu gihe uri gukora icyo gikorwa cya trading ari aya nyiri exchange gusa, nihazamo umusoro nawo uraza gufatanya na nyiri exchange kuwutanga. Bisobanura ko mu gihe aya ma platform twakoreragaho asabwe umusoro, turaza kuza gushyirwaho charge kuri buri order cyangwa buri trade ufashe kugira ngo mubashe nyine kubigendanamo neza muri rusange. Ni nako nsoje. Wakoze cyane kutwumva muri iki kiganiro. Imana ikurinde.